nizere ko mumeze neza. Twihuse cyane ngiye kubereka uburyo mwabasha gukora subscribe kuri channel yanjye bitabagoye, cyane cyane ko hari umufan wabashije kunyandikira arambwira ati rero Angelique nkubwize ukuri, wari wapostinze video nziza yindi y'uburyo butanu wakoreramo amafaranga ku buryo bworoshye ukoresheje smartphone. Nangiye kuyireba nkanda kuri subscribe, bahita bansaba kwinjira muri account, ngerageje kujyamo mbona nibagiwe password bituma ntabasha gukora subscribe. Abimbwiyeho mpita nibuka ko mfite percentage nini y'abantu bareba amavideo yanjye ariko batarakora subscribe. Mpita nibaza ntahari se baba nabo ari nk'icyo kibazo bahura nacyo bituma nkora iyi video. I want to make it short, ndashaka kugira ngo kabe kagufi twihutane, mbereke kuntu niba warahuye n'icyo kibazo wabasha kugikemura ku buryo waba subscribed to my channel. Ntuzacika n'ibiganiro byo kuri Grow Smart with Angelique ko ni byiza kandi bizakugeza kure wowe n'abawe. Nihuse cyane reka ntangire. Ubwo nkurikije scenario y'umuntu wambaje ikibazo, murabona ko hano afite window ifunguye. Aha ni ahantu ubundi ni ahantu hita ngo ni ahantu bandika web address cyangwa se ushyira address y'ikintu ushaka kureba. Bivuze ngo yaje hano yandikamo youtube.com. Ego nkurikije uko yabimbwiye, urabona ko haza ama channels menshi atandukanye, ama video menshi YouTube igenda ikurecommendinga, ariko kubera ko atari signed in, murabona ko hano hariho akantu ka sign in, nyine ntago ya loginzemo in muri Gmail account. Niyo mpamvu baza n'ibintu binajagaraye. Ubundi wamaze gushyiramo email yawe bakuzanira ibyo wowe ukunda kureba. Aha rero bivuze ko yaje agasearchinga Grow Smart with Angelique, niyo tugiye gushakisha. Iri ni izina rya YouTube channel yanjye, maze kuyimenyera muri benshi kandi ndabibashimira cyane. Grow Smart with Angelique. Arangije ahita abona iyi niyo ya video nababwiraga. Ayikandaho, murabona ko ikina, ariko kadukuremo video kuko sibyo twashakaga. Niba utarayirebye wafata umwanya ukayireba, ndaza kwishyira muri description hano hasi. So ikibazo hano ni ugukanda kuri subscribe, nicyo yifuza gukora. Katuhakande turebe. Nimpakanda YouTube ihita ikubaza ngo wanna to subscribe to this channel, ese urashaka kwiyabonesha kuri iyi channel? Igahita ikuha n'igisubizo hano ngo sign in to subscribe to this channel. Bivuze ngo ugomba kuba ufite Gmail account ubasha kwinjiramo nyine ukabona gukora subscribe, sibyo? Aha rero murabona ko nyine ntabwo turi signed in. Urebye hano urabona ko nta Gmail nimwe dufite. Rero kugira ngo tuyibone ni gute? Mukurikire ngiye kubigisha ukuntu bafungura Gmail account. Hano ngiye gukanda kuri kano ka plus kugira ngo nshyireho indi window, hanyuma ngiye gufungura Gmail account. Kuyifungura rero babigenza gute? Hano ushobora kwandikamo Gmail bisanzwe gutya, sibyo? Nanditse Gmail, ntacyo, reka nongereho account gutya, nkande kuri enter. Urabona hano hari ahantu handitseho ngo mail.google.com, hari hano kuri email Gmail, sibyo? Hari hano handitse create Gmail account, reka bariho njya kuko nicyo dushaka gukora. No wait, cyangwa se ugahitamo hano handitse accounts.google.com. Aha niho hari butugeze mu gukora mu buryo bwo kwinjiramo noneho directement ako kanya. Hariya nari nyuze mbere hahita hakujyana ahandi. Rero ngiye gukanda hano kuri use another account. Ndakanda ahangaha use another account. Tugiye gucreatinga inshyashya. We click on create account. Hano duhitemo for my personal use kuko ari njye nyine ushaka kwikoresha. Hari igihe wayifungurira umwana wawe wahitamo iyi option ya kabiri, cyangwa se ugahitamo iya gatatu mu gihe ari ijyanye n'iby'akazi. So for my personal use niho nkanze
ngiye gushyiraho amazina, turafungura email y'undi muntu, njyewe ngiye kwimagina amazina, kamvuge ko ari wenda Gahima, nta mazina ari kuva mu mutwe, Gahima ntawe nzi, Gahima Thomas, niba hari umuntu hano witwa Thomas turamusuhuje, ndahita nkora next, hanyuma duhitemo wenda ukwezi yavukiyemo, abenshi bavuka mu kwa mbere ku itariki ya mbere, by default niyo tariki, niyo birthday y'abantu bose. Hano umwaka tuvuge ko yavutse mu 1980, ni umuntu mukuru. Gender rero ni male, duhite dukora next, hanyuma Gmail ihita ikuzanira igupropose ama email wakoresha atarakoreshwa, nuvuga ngo ireba muri database yayo, nimvuga database wumva ububiko bwayo, ikareba niba nta ma email yaba Gahima Thomas igifitemo. Ndabona hari iyi ngiyi Gahima Thomas idafite n'umubare, niyo yakoroha kwibuka, bariyo nkandaho mite nkora next. Ubu niyo email turiwe dufite. Password rero nayo katuyihitemo, kankoreshe grow smart @123. Iyi ni email mupfuye guhimba mu mutwe, kankore hano. Iyo ukoze kuri show, murabona ko hano handitseho n'ubudomo, iyo ukoze kuri show ihita ibikwereka, ni nko kukwereka ibyo uri kwandika kugira ngo utibeshye. Ndabisubiramo neza uko nabyanditse hariya, grow smart @123. Nindangiza nkore next. Murabona ko ibintu tuba twiga hano ni ingirakamaro. Niba utarakora subscribe, ndakwinginze kanda kuri subscribe nubwo nkiri kukwigisha uko wabikora, wowe niba ubizi uri logged in muri Gmail yawe, kora kuri subscribe. Hano rero bari kubaza ngo add recovery email. Recovery email rero ni email uba usanzwe ufite, baba bashobora kuzakubaza mu gihe wibagiwe password y'iyi email nshyashya uri gukora. Kanshyiremo iyanjye nsanzwe nkoresha, ariko ndabasabye nazagira umuntu unyandikira, sibyo? Twubahane nimuzanyandikire ako ni blague da, munyandikiye ntacyo byaba bitwaye. Christian, okay, mite nkora next. Murabona ko Gahima Thomas gmail.com ni nkaho yarangiye, ndakora next nanone. Voilà, hano hari ibyo bita privacy and terms. Ibi ngibi ni nka contract nyine uba ugiye gusinya, hari ibintu uba ugomba kubisoma ariko ntago ndi bubisome. Hano rero tugiye gukanda kuri I agree, mbese ndabyemeye, wemeye aya masezerano. Nakritse kuri I agree, irimo iraloadinga. Mbibutse ko utakora bino bintu nta internet ufite, hato bitazanguka mpamagara Angelique warambeshye, ntago biri gukunda. So hano hari ahantu handitse ngo don't get locked out of your Google account. Hano ni nko gusettinga iyi email bushyashya uko ubyumva, ariko kubera ko nta mwanya munini dufite wo kubijyamo, ibireka tubisimbuke, wazabisettinga na nyuma in case uri gucreatinga email yawe nshyashya. So iyo ugeze ahangaha uba ushaka kwinjira muri Gmail yawe neza, ukanze kuri hano hari utudomo twinshi, ugakanda Gmail, birahita bikujyana inbox mu gakarito neza. Sinzi impamvu babyise inbox. Murabona ko iyi inbox ya Gahima Thomas nta kintu kirimo, nta email n'imwe mbona bari bazanamo. Kera boherezaga niya welcome, ariko ndabona nta niya welcome baduhaye. Murabona ko ntayo, iri empty, nta muntu uramwandikira, nawe nta warandikira. Niba mukeneye kuzamenya uko bakoresha Gmail, muzambwire, mubyandike muri comment section, ubikeneye nazabakorera video kuri byo. Hanyuma icyo twashakaga kugeraho dore twakigezeho. Murabona hano hantu noneho hariho letter G, bivuze ngo Gahima arimo. Iyo hashyizeho kasa gutya utubona ko harimo Gahima Thomas na Gmail yiwe. Ubu ngubu rero kwako dufite email, twasubira hano kuri ya cyangwa se kandeke kubacanga, ngiye gufungura noneho YouTube nkoresheje, none ninjemo nka Gahima. Murabona ko Gahima arimo hano, ninkanda kuri YouTube, aha, nkajya kuri ya YouTube channel yacu yitwa Grow Smart,
Grow smart with Angelique. With Angelique. Gutya. Nakanda kuri enter. Murabona ko noneho nkaza kuri ya video yanjye nyikanzeho. Voilà. Irimo irakina. Bumvisheho gato. Ndimo ndihutisha ahubwo. Urabona ko irimo irakina ako ibi si byo twari dushaka nvuga ngo muvandimwe wacu yageze hano video arayikunda ashaka gukora kuri subscribe bamusaba gukora sign in ariko urabona ko nk'ubu ngubu hano n'ubundi urabona ko iyi kuri Gmail nako kuri YouTube hano n'ubundi ntabwo hariho ya Gmail ya Gahima ndizeye muri kubibona ko hano hariho sign in bisaba ko akora sign in kugira ngo abashe gukora subscribe buri gihe mujye manza mucunge hano hejuru murebe niba hariho ya email yanyu ubwo rero nakanda hano kuri subscribe biramusaba gukora sign in rero kambereke kugira ngo akore sign in arakandaho kuri sign in irimo iraloadinga hano hejuru yego urabona ko yamaze kuba signed in hano noneho hariho G bivuze ngo ubu ngubu noneho arimo ninkanda kuri subscribe birahita bikunda n'ikimenyimenyi kamfungurire wenda iyi YouTube channel ahandi kuri tab yindi tureba aba subscribers dufite ubu ngubu uko bagenda biyongera nandike grow smart with Angelique grow smart with Angelique muri enter ninkanda kuri ya video n'ubundi murabona ko dufite aba subscribers bagera ubundi ushaka kureba channel neza n'ibyayo byose ukanda kuri kano kapa kayo iyi ni logo yacu ninyikandaho barakwereka izina ryayo n'uburyo designinze bakwereke aba subscribers barimo murabona ko ari 253 so far ifite video 29 ushatse kureba ibyayo neza ukanda hara kurimo ukareba ibyayo neza ukabisoma witonze hanyuma ushaka kureba video yose ifite ukanda kuri videos za video zose urutonde rutaruza ugahitamo iyo ushaka kureba ubwo nyine mbyungukiyemo mbigishije ukuntu muzajya mureba ama video yanjye hano ituze ukareba iyo ushaka uti kandebe ndashaka kumenya wenda excessive screen time solutions ni gute umuntu yakwirinda excessive screen time wenda hano ugahita uhaklika ihita ikina cyangwa se hakabaho undi hari uburyo bundi bwiza bwaje bwa playlist iyo ukanze kuri playlist noneho itibumbira hamwe ya video yose 29 mfite ukanze kuri play all unuvangira kiniye ngiyi ibanza nirangiza ikiniyikurikira ikora urutonde rwose kugira zose zirangiye ibone kuba yajya ku zindi video iyi ni playlist nabwo ni uburyo bwiza bwo kunavigatinga ku ma video mfite hano kuri YouTube channel yacu rero hano twari tugiye gukora subscribe ariko turavuga ati tubanze turebe dufite bangahe kujya tumenye ko noneho biri bukunde kuko hano turimo nka Gahima noneho ninkanda hano kuri subscribe let's see katurebe biri bube nizere ko witeguye nahakanze urabona ko bise bikunda baba subscribers 253 twari dufite kature niba hano biyongereye hano ushaka guhita ubibaza ngo ngo ko bakiri babandi no nuko ngiye gukora refresh ni nkaho ndi bube nyifunguye bushyashya nuko mbere nari nayifunguye kare urabona ko noneho ari 254 bivuze ngo ubu ngubu Gahima yabaye subscribed sibyo ubu ngubu byakunze bitewe nuko nabashije kulogingamo in rero hano murana ko uburyo naberetse ni umuntu noneho udafite Gmail account kanjye kuri ya scenario y'umuntu usanzwe yifite ariko noneho yibagiwe password yiwe YouTube imusabye gukora sign in agerageje gukora sign in ashyizemo Gmail iwe ni nziza ariko yibagiwe password icyo gihe wabigenza gute kambereke rero tugiye gufunga utu tuntu twose hano kwa Gahima mvemo kankore sign out ni ukuvamo
sigarane ya window idafite ikintu na kimwe kirimo. Mwana ko noneho nta muntu uri signed in hano. Hanyuma agiye kuri YouTube yiwe, sibyo? Asanzwe azi ko agira Gmail. Agiye kuri YouTube, irafungutse, agiye kuri Grow Smart with Angelique, nuko muzajya mushakisha channel yanjye Grow Smart with Angelique. Gutya enter. Channel yaje, akritse kuri video, aravuga ati wow, reka nkore subscribe. Ariko muribuka ko hano ntago ari signed in, kuko ari tari sign in na klika kuri subscribe bahita bambwira ngo sign in. Hano rero arasabwa guklikaho. Duklitseho, ahise avuga ati email yanjye ni iyi ngiyi, Gahima Thomas. Ahise ayikandaho cyangwa se arayanditse, hanyuma agiye gushyiramo password asanze yarayibagiwe. Hano ngiye gushyiramo password nkaho nayibagiwe, atari yayindi tumaze gushyiramo. None ibintu ndi kwandika ntago ari byo, ndi gupfa gutyping ibintu kuri keyboard bisanzwe kugira ngo ibe atariyo, ntago ariyo. Hanyuma ninkanda next, birumvikana ko bari bumbwire ngo wrong password, try again or click forget password to reset it. Forgot password, kuko twayibagiwe turaza hano kuri forgot password. Ninkanda kuri forgot password, barahita bambwira bati we are able to verify it's you because you've signed in on this device before. You can provide your password now if you forgot it. Hano ni nkaho kugira ngo utange password ngo niba wayibagiwe, ariko se wayibagiwe nyine wayitanga ute? Rero hano tugiye gukanda kuri update password, kwako nyine twayibagiwe, sibyo? Hano rero tugiye gukora password nshyashya. Muri bukandi twe twashyizemo tugiye kuyihindura. Noneho nyigize gutya, urabona ko ihindutse, ntabwo ari nka ya yindi. Hanyuma aba ariyo dushyira hano. Nuvuga ngo iyo wanditse hano niyo ugomba kwandika hano. Hano rero iyo umaze kuyihindura ukora save password. Bahise bambwira ngo something went wrong, sorry, something went wrong, try again. Ashobora kuba ari ikibazo wenda cya network. Turasubira inyuma gatoya, kankoreshe Gahima. Now I forgot password, ndi gushyiramo password itariyo, murabibona. Hanyuma nkore let me click on forgot password. We are able to verify now. Don't do that. Ntangire, nuvuga ngo mpisemo Gahima, cyangwa se kankore ngo use another account, mpite nandika n'ubundi ya email Gahima Thomas @gmail.com. Next, nshyiramo password nkaho ntayizi, ndi gutyping ibintu mbonye nk'ibi ngibi. Next, wrong password, kwa kiri wrong rero ngiye gukanda kuri forgot password. Nous avons noneho bahinduye mu gifaransa, kadushyire muri English da. Yes, we were able to validate your identity because you were logged in on this device before. You can change your password now if you have forgotten it. So by my option yo kuyihindura. Let me try it out. Grow, ngiye kwandika gutya, Grow Smart with Angelique at 1 2 3. Nkore nk'ibyo ngibyo, Grow Smart with Angelique at 1 2 3. Now save password. Alright,
urabona ko noneho Gmail nyine turayihinduye, bari kunsaba niba nakora byo gusevinga passkeys, ni nko kugira ngo iyi computer ijye ibyibuka. Reka nkore not now, ntabwo ari ngombwa. Yego, noneho nkande hano kuri continue as Gahima Antala, ndaba logged in. Ahangaha murabona ko Gahima arimo, ninzana YouTube gutya youtube.com, nkandikamo hano ya channel name yacu, Grow Smart with Angelique. Nkazana video runaka, noneho nshobora gukora subscribe like this. Bansabye gukora sign in, kwa ko nyine still murabona ko hano ntago Gahima arimo, niyo mpamvu turi bukore sign in. I click on sign in, ariko kwa ko hano hejuru yarahari bise byikora. Aha rero nta subscribe irimo kuko ndi subscribed, ahubwo nari nkeneye gukanda kuri kano kantu ka gutya kakazogera kugira ngo nizagiza izajye inyibutsa. Ubu ngubu akazogera, abantu bakoze subscribe ntibakande kukazogera, hari igihe video ijyaho ntibabimenye ko yagiyeho, ariko iyo washyizeho akazogera ijyaho ukabimenya. Nanone mbibutsa ko iyo wakoze subscribe biba bihagije, uyikora rimwe ntabwo uyikora kabiri, kuko nk'ubu uyu Gahima yongeye kuvuga ngo agiye gukora subscribe, noneho yabakoze unsubscribe. Murabona ko hano handitseho unsubscribe, kwaba ari ukwiyandukuza noneho ukaba uvuyemo, which is bad, ntimuzabikore. Ubwo rero ngayo nguko iyi video niyo nashaka kubagezaho. Murabona ko yari ingenzi cyane, yari yo gufasha umuvandimwe wari wansabye kugira ngo musobanurire ukuntu bigenda n'impamvu iba yabiteye. Impamvu rero yo nta yindi, ni ukuvuga ngo YouTube igira policies, igira uburyo yo ubwayikora. Kugira ngo umuntu asubscribinge kuri YouTube bisaba ko aba afite Gmail account, email ya Gmail mbese. Ntabwo ari uvuga ngo ufite Yahoo cyangwa iki, ni Gmail. Rero kugira ngo iyo Gmail nayo bikore nyine bisaba ko usigninga in. Buri gihe muzajya mureba hano hejuru niba koko murimo, n'ubu urimo ushobora gukora subscribe, ushobora gukanda kuri like, kuko icyo gihe no gukanda kuri like byari byanze. Murabona ko nkanze kuri like hano bikemera. Ushobora gusharinga ukayitanga, ugakopinga iyi ntuza ukayitanga ahantu ushaka. Ushobora kuza ukayishyira kuri WhatsApp cyangwa se ukayijyana kuri Facebook, aho waba ushaka hose. Rero musangize inkuru nziza abandi, mubabwire ko hari YouTube channel hano idiringa n'ibintu bya technology, ifasha abantu kuzamuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So mwakoze cyane gukurikira, naho ubutaha mu yindi video, sibyo?